ntabwo icyazanye Yesu Kristo kikamuvana mu ijuru kikamuzana kuri iyi si nta kicyamuzanye ari ukugira ngo ugire hiti. Yego ya. Ntabwo icyamuzanye ari ukugira ngo wuzuze amasale abantu babuzure performing bishime. No, nigeze kubivugaho ndababwira nti biranababaje cyane kubona umuhanzi w'umugospel yuzuza nka Petit Stade cyangwa kuzuza Serena cyangwa kuza n'ahandi akaririmba abantu bakishima akazana umuvuga butumwa akigisha ariko bakibagirwa kuba babwira abantu bati ntanjye giye ubwanjye ku giti cyanjye narasabye ibimenyetso kugore wanjye. Yego. Sanga ibyo bintu byose uko nabisabye Imana nikabyujuje. Mbona nta gutindikanya hari n'igerega Imana tuyivuna cyangwa tukayigora. Ku bya Dorcas na Vestina na Ireney ndetse n'amakimbirane yagiye abaho. Icyo nabivugaho nkamubwiza ukuri ntabwo ku bantu bakorera Imana cyangwa se bafite umuhamagaro ukorera Imana hagombye kujyamo amakimbirane. Yego. Amakimbirane ajya ku bantu batazi Imana cyangwa base batazi cyo bari gukora kuko inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tuvugiye kuganira pe. No umuntu ufite ibigwi, no umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, no umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni umuntu ufite influence cyane cyane mu nama mu cyo bita positive thinking, ukunda gutanga ibitekerezo bitandukanye byubaka cyane cyane muri angle ya Gikristo. Niyo mpamvu rero twagize gutya Kuyobokamana TV turavuga ati reka tumuhamagare maze twiganirire mu cyo bita gospel talk, tuvuge ku bintu bitandukanye nawe ubwo tuze kumugarukaho. Reka tumusuhuze tumuhereze ikaze Kuyobokamana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho neza. Amakuru turashima Imana. Wow, tubaha ikaze Kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana nawe muri kino kiganiro. Ku bantu batanzi amazina yanjye nitwa Manzi Safari Ireney Mercy. Ariko abantu benshi bakaba banzi ku izina rya Mercy. Ni rya Mercy. Niyo kabyiniro kanje niko abantu benshi bamenye. Mercy naryo ni izina ririmo izina ryanjye riranga muntu cyangwa no kwiranga muntu yanjye ririho. Noneho ririho. Nubwo ari akabyiniro ariko urumva burya izina rikujije umuntu. Ryaturutse ryaturutse ku mubyeyi wanjye ko kera mama antwite urabizi nyine umubyeyi atwite ntago biba byoroshye. So ariko ngo inda yanjye mu nda zamugoye n'inda yanjye irimo. So rero urumva ngo narakubaganaga cyane mu nda yahoraga yigengesereye. So ubwo rero aza kumbyara ariko ambyarira ku rugendo ari mu rugendo. So rero arapfukama abwira Imana ati merci. Kuva icyo gihe Mercy ritarifata kugeza umunsi. Ngira ngo mwabyumvishe rero tugiye kuganira na Ireney Mercy, no umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nyemerera duhere ku muziki gatoya wenda mbere yuko twinjira no kubindi. Ubundi Ireney ni umuntu waririmbye kera ufite indirimbo zitandukanye, hariya buriya umuhamagaro wo kuririmba waje ryari wabitangiye ryari umaze kugira indirimbo zingahe wenda nyemerera duhere ku icyo cy'umuziki gatoya. Natangiye kuririmba urebye muri bibiri. Yego. Muri bibiri kubera ko urumva jye nahereye muri korali. Narimbaga muri korali yitwa Beteri. Noneho Beteri yahe? Ni Beteri yitwa niyo muri Presbyterienne. Yeah, okay. Noneho icyo gihe urumva nari nyiri n'umwana muto cyane. Ngira ngo noneho kubera ko nakundaga Imana no gusenga cyane. Nyuma nibwo naje kuvuga atari ko nkajya numva indirimbo za Apollinaire. Nkumva ndazikunze cyane buri Apollinaire ndamukunda cyane. Nkumva indirimbo zitandukanye z'abahanzi batandukanye baririmba gospel, harimo Richard Nick Ngendahayo n'abandi batandukanye, nkumva ndazikunze. Icyo gihe ngira ngo aba star beje ubundi bari bataraza. Noneho nkumva ndazikunze, nkumva ni nawo mutima wanjye. Nkumva nicyo kintu urimo gushaka. Noneho biba ngombwa yuko nanjye ntangira gusengera iyo mpano. Ndavuga Mana uzame nanjye kuririmba ku giti cyanjye, uzame indirimbo. Ni gutyo ikintu cyo gutekereza guhanga indirimbo no kuba umuhanzi
cyaje igitekerezo nuko cyaje. Ubu uratangiye rero? Ndatangiye ntangira kujya mfatika nkandika uturirimbo, naba nagiye gusenga ndi mu byumba by'amasengesho cyangwa se nagiye muri kirite bisanzwe, nkumva indirimbo zitangiye kuza buhoro buhoro. So indirimbo ya mbere nahereyeho ngira ngo abantu banayibona no kuri YouTube, yitwa Sinziringira umuntu. Sinziringira umuntu ni indirimbo yarasakuje cyane kuri radio Umucyo. Icyo gihe umuntu akunda kugira ni Steven wo kuri radio Umucyo, n'umuntu bita Rukundo ubu ngubu bari muri Australia. Muri Australia, muri England. So niyo nahereyeho nyikora icyo gihe bamani Marte bari kuri hit cyane. So muri gospel abyara atarasohoka. So iyo niyo album yanjye ya mbere nahereyeho. Je nkaba mfite album enye. Ufite album enye? Mfite album enye. Buri album ikaba ifite indirimbo 10. Hari album nakoze ku giti cyanjye, hakaba album nakoranye na The Band, harimo n'abandi bahanzi batandukanye nka Gabi, harimo Patrick Nyamitari, harimo n'abandi bahanzi batandukanye nagiye nkorana nabo. Hakaba rero n'indirimbo iri nakoze ya All Stars y'abahanzi batandukanye. Ngira ngo ni abahanzi 21 bakomeye hano mu gihugu muri gospel. Message nashaka kugeza ku bantu. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. The Band ni by'umwihariko mwakoranye indirimbo nyinshi, I think so, yagiye agaragara mu ndirimbo nyinshi zawe. Dufitanye indirimbo nyinshi cyane, dufitanye album yose. Abashaka kuzibona bareba kuri YouTube bakandikamo Ireney Mercy. The Band mwaririmbanaga ataratangira kuririmba Sekira cyangwa nawe yabanje muri go? The Band yaratangira kuririmba indirimbo zisanzwe. Nawe yabanje mu rusengero buriya? Ninjye wamwinjije mu ndirimbo. The Band? Yes. Mu muziki ninjye wamwinjije. Urebye The Band yararamyaga akanahimbaza mu rusengero, Imana mu rusengero. Yego, nkuko natwe twese n'abandi bagiye batangira. Buriya ngira ngo keretse umuntu abeshye, naho ubundi hafi ya bose bahera mu rusengero. Abenshi niyo soko. So rero icyo gihe nkora album yanjye ya mbere yitwa Sinziringira umuntu, iriho n'indirimbo yakunzwe cyane nakoranye na The Band yitwa Yesu ntajya ahinduka. Yego, ndayizi. Ngira ngo abantu kuri YouTube bayibona. Ngira ngo nibwo The Band yabaye nkumenyekana. Ni nabwo yahuye na bwa mbere na Tom Close muri studio. Nje nagiye gukora iyo ndirimbo Yesu ntajya ahinduka. Nibwo yamenyanye na Tom Close. So urumva rero icyo gihe nibwo nsa nkaho nafunguriye Ben amarembo. Kucyo gihe ntago yarazwi, nta bantu bari bamuzi. Yarataratangira kuri indirimbo ku giti cye. Nta n'indirimbo yarafite ye ku giti cye. Yego. So ninje twajyanaga kuri stage, ngira ngo abantu benshi baramuzi turi kuri stage. Aho twagiye du performing atandukanye hano mu gihugu, mu biterane bitandukanye. Ni gutyo urebye twatangiranye na The Band. Dutandukana agiye muri Amerika. Ariko yagiye muri Amerika aratangiye kuririmba ku giti cye. Yaravuye muri gospel yaragiye muri secular. Ariko nyine icyo gihe ntabwo byavuze ngo ubwo agiye kuririmba ku giti cye cyangwa se agiye kuririmba indirimbo zisanzwe tubabanze twangana. Yego, birumvikana. Hakomezanyije umubano kugeza agiye. Urabona Mercy azwi kuri generation ya bamani Marte, yaba The Band. Ubona ubundi ari iki gituma abantu batangirira umuziki mu rusengero bakawusoreza mu ndirimbo zisanzwe? No kubera iki abantu badashikama muri gospel hano mu Rwanda ngo ubone bayihamyemo? Ntabwo bishatse kuvuga ko atari abahanzi bayihamyemo, ariko we no umuntu ahereye kwizongera tuba turi kuvuga. Ubona ari iki gituma abahanzi bava batangira muri gospel bagasoreza muri sekiro? Icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza, kandi ni ikibazo kiza cyane. Buri muntu wese ngira ngo ukunda Imana cyangwa se uri mu gakiza neza 100%, ngira ngo iyo abonye umuhanzi waririmbye gospel ayivuyemo akaririmba ibindi, kiba nk'ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu w'umukristo. Yego, cyane cyane nko ku bantu bamufanaga. Urumva biba ari ibintu bidasobanutse. So ariko icyo nabivugaho nuko buri muntu wese agira amahitamo ye. Njye mfite amahitamo yanjye, ko njyewe umbwiye ngo ndirimbe indirimbo zisanzwe ntabwo nabishobora. Nta nubwo byavamo kubera ko ntabwo nakubeshye. Ntabwo byavamo kubera ko njyewe mfite ukuntu mbanye n'Imana. Mbere yuko nkora ikintu cyose mbanza kubaza Imana, mbanza gusenga.
kandi no kugira ngo umuntu abe mu gospel ngira ngo byanze bikunze ufata umwanzuro wo kuririmba ngira ngo ubanza kubaza Imana hari aho bituruka akenshi iyo ufite company runaka ukorera mbere yuko ujya mu kindi kintu icyo ari cyo cyose gitandukanye n'ibyo iyo company ikora ubanza kubaza nyiri company cyangwa se umukoresha wawe so bivuze ngo natwe mu buzima busanzwe bwo muri iyi si nimba tuvuga ko turi aba gospel mbere yuko dufata umwanzuro wo gukora ikintu icyo ari cyo cyose twagombye kubanza kubaza nde Imana dukorera kuko ikintu duhuriyeho twese hano duhuriye ku kintu cyavanye Yesu Kristo mu ijuru kikamumanura kikamuzana hano ku isi ni ukugira ngo dukizwe nitumara gukizwa duhinduke tureke ibyaha niturangiza tugende tubwiriza abantu ubutumwa bwiza nabo bahinduke bahindura abandi bityo tuzahurire mu ijuru ndumva nta bindi so rero iyo umuntu afashe uwo mwanzuro akaririmba indirimbo zisanzwe ndumva ari amahitamo ye sinamujyaginga biterwa na feelings ze n'ukuntu we abishaka so hari abantu benshi cyane usanga bagendera ku bandi akavuga ati uriya ko yabikoze bikamuhira nanjye reka mbikore wenda bizampira hari n'ubwo ushobora kuba uzi kuririmba bishoboka ukajya mu ndirimbo zisanzwe bigafailinga like nyamitari yes birashoboka cyane so rero ndumva biterwa n'amahitamo y'umuntu ntabwo nabajyaginga ariko nanone njye mbagira inama numva baguma ku isoko kuko burya isoko ni ahantu wavomye ni ahantu ukura ahantu ukura rero iyo uhacomokotse hari ibitagenda neza byanze bikunze nawe iyo uvuye muri gospel ukajya hanze ya gospel byanze bikunze hari ibitagenda neza nk'uko ubyifuza hari ibitagenda nk'uko ngira ngo n'abantu mu buzima busanzwe nabo barabibona iyo udasenga neza iyo utabanye n'Imana neza utawiyumvira ubivangavanga nayo irakuvangira biribroka Imana yakuvangira cyane ariko hari abantu kuri iyo topic kuri iyo ntego mbere yuko tubivaho hari abantu batera amabuye abafana ba gospel abo bita abakunzi cyangwa abakristo yuko badashyigikira mu buryo bufatika abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ari nabyo bituma bagenda bakaririmba ukaba ufite impano ariko ukaba wayipfana bigatuma umuntu avuga ati aho kugira mpfire hano rero reka nje kuririmba sekirambo n'uburyo ncuruza indirimbo muri bitaramo byinjiza amafaranga ni nyine nshaka amafaranga mu bundi buryo bitewe no kurangaranwa nabo baririmbira wenda nk'umuntu umaze igihe muri gospel icyo kintu wakivuga iki njyewe wenda ngiye kugusubiza nshobora no kugisubiza mu ijambo rimwe biterwa ni ukuvuga ngo uririmba ushaka amafaranga cyangwa uririmba ushaka kunezeza Imana icyo nicyo kibazo ni ukuvuga ngo umuhanzi w'umugospel aririmba kugira ngo abone amafaranga cyangwa aririmba kugira ngo anezeze Imana ahimbaza Imana aramya Imana so mu by'ukuri iyo uramije Imana ugahimbaza Imana yo Imana ishobora byose ifite ubushobozi bushoboka ndumva Imana itabura ku blessing so back blaming rero abantu abakristo cyangwa se abafana babo ngo ntago babasupporting first of all mbere yo gusupportingwa n'abari abakristo cyangwa abafana bawe banzu supportingwe n'Imana kuko Imana yagusupportinze n'abantu baragusupporting none se ngiye Imana iri mu ruhande rwawe nta mubisha yego nimba ufite icyo ushaka cy'Imana fata Imana iby'Imana bizagukurikira yes so usanga abantu benshi rero ibyo bitekerezo numva atari byiza cyane ntabwo ari igitekerezo cyiza kumva yuko waririmba ari ukubera ko ufite amafaranga wakorera Imana kubera ko ufite amafaranga hari abantu bakoreye Imana duhereye mu gihe cya kera bagiye bakorera Imana nta na studio ngira ngo zibaho urumva nta biterane bibaho ngira ngo ibi bintu nigeze kubivuga ku Nyarwanda abahanzi b'aba gospel ndababwira ati ntabwo icyazanye Yesu Kristo kikamuvana mu ijuru kikamuzana kuri iyi si nta kicyamuzanye ari ukugira ngo ugire hiti yego ntabwo icyamuzanye ari ukugira ngo wuzuze amasale abantu buzure performing bishime no nigeze kubivugaho ndababwira nti biranababaje cyane kubona umuhanzi w'umugospel yuzuza nka Petit Stade cyangwa kuzuza Serena cyangwa kuza n'ahandi akaririmba abantu bakishima akazana umuvuga butumwa akigisha ariko bakibagirwa kuba babwira abantu bati umuntu wumva ko yatera ikirenge mu cyacu
akagirirwa ubuntu n'Imana natera intambwe za ariko wa mugani biterwa n'iki koko Ireney nawe uzi ko ari byo koko umuntu agakora concert igakubita kabisa reka ngoye nk'urugero hari abahanzi ahangaha uzi buzuza sale igakubita ikuzura no hejuru hakazamo aba gospel n'abasekuru yari profi nziza wari ubonye iyo ni profi idasanzwe ntabwo ari wowe utuma bakizwa ni Kristo utuma bakizwa ikiba kikunaniye kugira ngo ubwire abantu ati ushaka gutera intambwe nk'iyo nateye Kristo nawe akamugirira neza naze yakira agakiza none se ibyo byaba umwanzuro wenda wo kuvuga yuko bategura izo concert kubera gushaka amafaranga kurusha gushaka kugomorera iminyago umwami Yesu Kristo icyo nge nababwira nuko ntabwo umuntu yagombye gushaka amafaranga cyane kuruta gushyira imbere Kristo banza kwanza ushyira imbere inyungu z'Imana ibyawe bize nyuma kuko byanze bikunze boss ukorera iyo abonye ukoze neza araguhemba of course ashyiraho na tip kubera ko witwaye neza witwararitse ibyo yagusabye gukora wabikoze neza ubikorana ubwenge kandi utuma abantu bamumenya bahana agaciro n'ibyo akora so ubwo rero icyo gihe nashyira Imana imbere kuruta amafaranga icyo nicyo nabwira aba gospel yego ngira ngo iyo ni inama nziza cyane hari umwana muto uri kureba kino kiganiro ntabwo mvuga muto mu myaka ndavuga muto mu muhamagaro wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana arashaka kwinjira muri uyu muziki yewe n'Imana irabimubwira yuko ibimuhamagarira ari kuganira na Ireney Mercy umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri iyi industry ya gospel yo kuramya no guhimbaza Imana akugishije inama ati nibiki nzitondera nzitwararika kugira ngo nzakorere Imana neza muri uyu muhamagaro wo kuramya no guhimbaza Imana wamubwira yuko aje muri gospel agomba kwitondera ibiki kugira ngo azashikame ku Mana kandi azayikorere bimugirira umumaro very good cyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ngira ngo na buri mubyeyi wari we wese yakwifuza kumva kino kintu ni ukuvuga ngo hari umugani bajya baca cyangwa se ngira ngo nabivuga ngo umwana wawe iyo uri umubyeyi icyo ukoze buriya cyafekta umwana kigira ingaruka nziza ku mwana cyangwa ingaruka mbi bivuga ngo uko witwara niyo shusho umwana ari bugendere yego so ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira cyo hagati aho ngaho ni ukuvuga ngo Imana ikunda umuntu yumvira akagenda uko ishaka iyo niyo principe y'Imana kuko rimwe mu mategeko aruta andi mategeko yose yo mu bwami bw'Imana mu mategeko 10 itegeko riruta yandi yose riravuga ngo kundisha Imana umutima wawe wose yego n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose icyitonderwa ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda yes so bivuga ngo nko ku bana batoya bakirimo kuzamuka bifuza gutera ikirenge mu cy'abantu babanjirije cyangwa se batangiye ivuga butumwa nuvuga ngo ikintu cya mbere bakwiye kugendera ni ukumvira Imana icyo cyonyine iyo wumviye Imana ukagenda uko ishaka ukabanza ukayigisha inama ugakora ibyo ababyeyi bagusaba ukagira discipline ukumvira nta na kimwe utageraho yego ni inama nziza cyane aguhaye wowe uri guhamagarwa kwinjira mu kuririmbira Imana ndetse no kuyiramya Ireney ndabizi ajyagira gutya kuko n'umwe mu bantu bakurikira gospel yo mu Rwanda ibiberamo ndetse n'ibivugirwamo yewe reka tubanze tunakubwira ati felicitation mu minsi yashize wakoze ubukwe bwiza cyane bwanatagaje abantu benshi cyane bitewe cyane n'abastari bari wakwambariye wari wambariwe na super manager wambarirwa na Pasiya Bizimana wambarirwa na Cyusa Ibrahim wambarirwa na Wirindahiro bari abantu kubatekereza kubahuriza kuri ku murongo nyine bakwambariye wari ubimaranye igihe kinini cyane bitekereza byaturutse ku kintu inshuti zawe zikomeye cyane just abantu baravuze ati aba star Ireney ati wow just barabishima ariko wenda hari icyo wavuga wenda ku babikomanseho nyine mu manière positive gusa icyo nabivuga nuko ni inshuti zanjye mu buzima busanzwe buriya ikinezeza Imana nuko umuntu abana n'abantu bose amahoro niko bimeze kandi utagamije inyungu runaka
nk'abariya bose ni inshuti zanjye nta kintu kiguzi runaka bigeze bansaba ni abantu tubana nka cyusa twariganye kuva primary twarabanye ni umuvandimwe wanjye Pasi Bizimana ni umuntu twagendanye urugendo runini cyane buriya muzanakora n'ikiganiro mubaze ndi mu bantu bamufashije kugira ngo umuziki we ubugeze ahantu heza nkanga yes ndi mu bantu bamufashije cyane yego bamweretse inzira yego kandi urabona yuko Pasi Bizimana ahagaze neza ari mu nzira nziza so ndi mu bamweretse inzira akwiriye kugenderamo kandi arimo arabona umusaruro wabyo niko bimeze so rero ndumva kuba wenda kunyambarira ngira ngo ni umubano mwiza twagiye tugirana mu buzima busanzwe even super manager nuko ndetse n'abandi bose ari n'abari barimo bandi mu bukwe batandukanye kandi bose babonye kugira neza kw'Imana yego so icyo navuga wenda nuko muri buriya bukwe bwanjye mu by'ukuri bwari burimo Imana barabibonye ngira ngo wari nari imariye cyane ari mu by'ukuri ni bukwe Imana yambwiye kuva kera buriya ni nk'isezerano ryari risohoye yego ni ibintu Imana yambwiye kuva kera imbwira ko izankorera ubukwe bwiza imbwira ko nta mbogamizi zizigera zibaho imbwira ko izabana nanjye ngira ngo byose uko yabimbwiye narabibonye kandi mbibonesha amaso yanjye yego so icyo nabwira abantu wenda bafite na gahunda yo kugira ikirenge mu cyanjye ibyo nangiye kuko reka nkikubaze kugira ubasubize neza umusore uri kureba kino kiganiro akavuga ati wow tuganiriye n'umujene Mariye ariko kandi aba ari umujene Mariye afite ibintu avuyemo muri iyi minsi hari ibibazo bihari cyane bikomeye urajya gushaka baravuga ngo umugore ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana aha hanze hari icyo bita abahanuzi basa hari abita ngo abantu abakomisiyoneri bahabanuza ugasanga kugira ubone umuntu muzashakana ni ikibazo ugasanga abahanuzi babyivanzemo bamwe bati niwe abandi bati siwe abandi bati ibintu byinshi ku buryo urebye nabi ushobora gukora shuwa nabi bitewe no gusenga niba navuga gusenga nabi cyangwa kutabavijira wenda kugira umuntu abone umuntu bazashakana kugira ngo umuntu yubaka urugo ari umubere rwiza akora ubukwe bwiza nk'ubwo wagize yakora iki Ireney ntabwo ngiye kubeshya sibyo ngira ngo nawe nzi neza ko nawe uri umwe mu bagabo bagira icyo bavuga kuri ndacyari na mutoya muri ibyo nanjye ni ukuvuga ngo nta handi hantu ku isoko ni ukuvuga ngo ni ku mavi kabisa ntabwo ngiye kubeshya buriya ikintu cyiza kizima gifatika cyujuje ubuziranenge bushoboka ni igiturutse ku Mana niko bimeze pe kandi noneho kugira ngo ubone igiturutse ku Mana ni ukuyumvira nubwo rwose turi muri iyi si turabizi ko bitoroshye turakubita hirya no hino ntabwo biba byoroshye muri iyi si ariko mu by'ukuri iyo ugendanye n'Imana neza ikwereka inzira ukwiye gucamo ikaguhereza n'umurongo ngenderwaho ndetse n'umufasha uzashaka ikamukugezaho utirubira ibyo utiruvunika yego ni ukuvuga ngo ngereka nkubwize ukuri nkubwiye ko njyewe uko ndeba gutya uriya mugore wanjye twatumaranye ngira ngo imyaka 2 irengaho urumva imyaka 2 irengaho nose no ko nta bandi bahoga twavuganaga bari bahari benshi cyane ariko ndakubwiza ukuri ngo bose uko baba bari aho ngaho umuntu barimo kubasengera yego kuko resulta nziza zituruka ku Mana wenda nuvuga kuri resulta nziza zituruka ku Mana ni gutumenya kubijyanye no gushaka ko ari Imana ivuze kubira ko hari igihe abanyempano cyangwa abandi bantu inzira Imana inyuzamo ivuga ari nayo mpamvu wenda nubwo atari ikibazo nabajijwe ariko mu nama nge natanga nanjye ubwanjye kuko nanjye biba bindeba cyane cyane no gusaba Imana ikisurira umuntu ariko se ni gute umuntu amenya ko ari Imana imugennye cyangwa ivuze reka nkubwire Imana iravuga yego cyane Imana ishobora gukoresha abantu Imana ishobora kwizira yo ubwayo ikagusanga mu nzozi Imana ishobora gukoresha abahanuzi ariko nk'uko ijambo ryayo bivuga ngo ubuhanuzi ubwo aribwo bwose mu bugenzuze ijambo yego ngo hari ubuhanuzi ushobora kwakira ariko ukagenda ukabugenzuza ijambo ngo ijambo ry'Imana rirabuvugaho iki ese ubundi mbanye n'Imana gute kuko connection cyangwa se umubano wawe n'Imana nibyo biguhesha cya kintu ushaka cyiza nuvuga ngo rero uko ubana n'Imana niko Imana irushaho kwegera ndakeka byanze bikunze
hari abantu benshi cyane bagira impano zo kurota ugasanga umuntu arota kandi ibyo arose bikabaho. So nuvuga ngo rero Imana ishobora kubinyuza muri izo nzira, ukagira abakobwa benshi ukabasengera ukabwira Imana utse Mana umukobwa mbona n'uwuhe, umukobwa ubona wampitiramo uzambera nyina w'abana. Muri kino gihe ntabwo umuntu wari wese umufata ngo mushyire mu rugo, hari washyira mu rugo akagukuramo ijisho n'amenyo. Yes, hari n'umugabo washyira mu rugo ejo bwacya mu gitondo akajya aza n'inkweto azambaye akajya mu buriri cyane. uri kumva muri iyi minsi ibintu byarahindutse, turi mu bihe bikomeye kandi bigoye, bisaba kubanza kwitwararika no kubanza kwegera Imana no gusenga, ukabaza Imana ukabwira Imana atari ko se Mana ko ari wowe ushobora byose, ko wavuze mu ijambo ryawe ukavuga ngo ni mu ntabazi ndabatabara mbereka ibikomeye biruhije mutabasha kumenya. Muri ibyo bikugoye, muri ibyo bikuruhije, why not utagomba kubanza kubaza Imana? Banza ubaza Imana, nkuko ugira ikibazo ukabanza ugasenga ukavuga ati Imana mfasha iki kibazo nyitambukemo. Nimba ushobora kugira ikibazo Imana ikakigutambutsamo cyarakugoye, kuki itakwereka inzira z'umuntu muzabana? Yego, cyangwa se ngiramukwereka inamugwishurira. Yes, ushobora gukoresha ijambo ry'Imana, ushobora gukoresha ijambo ry'Imana ukarisoma. Nk'ubu ngewe ibyo nagiye ndeka byose no kunyura mu nzira nziza zose zishoboka zo nagiye ncamo, ni ukubera kubaza Imana. Yes, kandi wowe ngira ngo turaziranye kuva kera, wagiye umbona mu ahantu hatandukanye, mu bitaramo twagiye gusenga, twagize gute. Buriya niyo wakora akazi kandi ko ku ruhande n'ibindi byose, ariko burya utabanje Imana imbere ntacyo byaba bimaze. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amen. Yes, ni ukuvuga ngo mbere ya byose banza ubaze Imana. Imana ishobora kubinyuza mu buhanuzi, ishobora kwihera ikimenyetso wowe ku giti cyanjye, nkanjye giye ubwanjye ku giti cyanjye narasabye ibimenyetso ku mugore wanjye. Yego, sanga ibyo bintu byose uko nabisabye Imana nikabyujuje, mbona nta gutindikanya. Hari n'igerega Imana tuyivuna cyangwa tukayigora, ukagora Imana ugasanga umuntu agiye gusengera ibintu byinshi, afite urutonde rw'ibintu bigera mu 100 ngo Imana ngo imuhereze ibimenyetso bigaragaza ko ari umugore we. No, Imana hari ukuntu tuyigora, urumva. So Imana irahari kandi yiteguye kudushyigikira no kubana natwe, ahubwo twe kuyinaniza no kwigora. Nimba Imana uyisabye ibimenyetso ku mukunzi wawe, ukabona umukunzi wawe yujuje bya bimenyetso, kubera icyo udafata umwanzuro wo gushaka. Niko bimeze. Hari n'abavuga ati gushaka birakomeye cyane, gukora ubukwe birakomeye cyane, ariko byose ntago bikomeye, bisaba gufata umwanzuro. N'umwanzuro. Yes. Uko rega nkubwire, none se umuntu ntafata umwanzuro agakizwa? Ijambo ry'Imana riravuga ngo uterera utamwe rumwe rwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. 99. Yesu Kristo agatera intambwe 99 agusanganira. Niko bimeze kabisa. Bivuze ngo nimba utera urutamwe rumwe rwo kumwakira, bivuga ngo iyo umaze kumwakira n'ibindi byose birahinduka. Yego. Bivuze ngo ntacyo wamusanga bare kukigukorera. Yes. Ngira ngo ni inama nziza cyane. Nk'umuntu wo muri gospel ndetse wagiye ukoramo ibintu byinshi bitandukanye, witabira amarushanwa atandukanye, wabaye mu bintu byinshi pe kuva mu 2000 imyaka 21 uri mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Umuntu yavuga ngo uri nararibonye muri iyi generation yacu. Hari ibintu bimaze bisi bitrendinga bijyanye ni na Mike Karangwa, Aimable, Ireney tari wowe, ni Ireney umunyamakuru, manager wa Vestine na Dorokasi batandukana, ababyeyi bavuga canirage ibyitwa cano biraza biravugwa n'ibiki, yo nduru muri gospel iravuga. Na kera mwiyo myaka yanyu niko byari bimeze, ubivugaho iki wenda nkawe nk'inararibonye yo muri gospel, wenda yo ubibona kuriya ubona ko habuze iki, hangiritse iki, cyangwa ari iki kitakozwe neza kugira ngo habeho saga nk'iriya? So cyo navuga mu gihe cyacu, ntago nkubeshya, mu gihe cyacu byari ibintu umva reka nkubwize ukuri. Uziko n'abajya kuririmba n'abakoreraga Imana yayikoraga bivanye ku mutima. Yego, nta guca ku ruhande. Nimba ugiye kuvuga ubutumwa uvuga ati nditwararika, nimba ari ukuririmba wajya kuri stage wabanje gupfukama wasenze wabwiye Imana, nuvuga ngo ntago byabaga ari ibyawe. Yego, wari ufite mbega ni nka message Imana yabaga iguhaye kugira ngo uyishyikirize abantu bayo. So urumva byasaba kwitwararika, urumva. So mu gihe cyacu byari ibintu bikomeye cyane,
navuga ko ni nayo mpamvu muri kino gihe abahanzi b'aba gospel bakwiye kujya basenga cyane. Imana ikabaha intumbero cyangwa se icyerekezo, ikabaha icyerekezo cyangwa se vision, atari ukupfa kwinjira mu bintu gutyo gusa ngo kubera ko runaka yabigiyemo, kubera ko mbona uri aririmba neza nanjye ngiye kubijamo, atari ko se kubera iki indirimbo zisanzwe zananiwe waririmba gospel cyangwa gospel zirananiye nigire mu ndirimbo zisanzwe. Bisobanura ngo ntago ufite papasi, ntago ufite intego. So icyo navuga warumbaje ku bya Dorcas na Vestina na Ireney ndetse n'amakimbirane yagiye abaho, icyo nabivugaho nkamubwiza ukuri, ntabwo ku bantu bakorera Imana cyangwa se bafite umuhamagaro ukorera Imana hagombye kujyamo amakimbirane. Yego, amakimbirane ajya ku bantu batazi Imana cyangwa se batazi cyo bari gukora, kuko Imana dukorera y'ubwayo ntabwo itwemerera amakimbirane. Yego, ntabwo itwemerera gushyamirana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Muri kino gihe tugezemo hari abantu baba bifuza inyungu nk'ibyo byose. Wambaza gumbwira uti abahanzi muri kino gihe usanga abenshi baba bishakira agafaranga, niyo mpamvu bareka kuririmba indirimbo z'Imana bakajya mu ndirimbo zisanzwe. Usanga amafaranga yaragiye imbere cyane, ashyirwa imbere cyane kuruta message z'Imana. Umva message Imana itanga kugira ngo igire abantu akamaro, yagiye inyuma amafaranga z'imbere. Ariko nyumva, so rero icyo navuga kuri bari abantu Sina na Dorcas bose ndabazi, Mike Karangwa bose ni abashuti banjye ndabazi, ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko icyo tubereyeho muri iyi si ni ukugira ngo ibitagenda neza cyangwa se ibidatunganye bitungane. Urumva? Yego, ibidatunganye bitungane, bijye mu nzira nziza. Ntabwo njyewe ndi buvuga ibintu byinshi cyane kubera ko reka nkubwize ukuri, ahantu hari ibintu by'amakimbirane ntuhakozwa no mu buzima bwanjye. Ngira ngo kuva nabaho, ahantu mbonye abantu bari kurwana cyangwa hari akavuyo negera ku ruhande. Nibyo sawa, ariko n'ubundi buriya no kugira ngo wenda bijye kumfata bingeho, sinzi ko ni Satani aba yabigezemo uruhare, kuko buriya Satani niwe muntu wica ibintu byose, wica ibintu byose agashaka kubivangavanga. Kuko usanga abantu bameze neza, bari mu mubano mwiza, agashaka kubivangavanga. Ni nayo mpamvu ngiye kuboneraho kubasomera icyanditswe kimwe. Ndashaka gusomera abantu icyanditswe kibaye babone ibintu bajye babifata nk'ibintu biri very serious. Ibintu by'Imana ntago babikinamo. Ibintu by'Imana bisaba kwitonda no kubigendamo neza. Ndagira ngo nsome icyanditswe, ngira ngo abantu badukurikiye kinabagirira n'akamaro, bajye bamenye ubundi muri iyi si, uko turi muri iyi si dufite ubwenge butandukanye. Reka nabikubwira ubyumve. Wowe wenda usoma Bibiliya, ariko hari abantu badasoma Bibiliya, batanazi neza yuko ibintu byanditse muri Bibiliya. Ndagira ngo mbere yuko dusaba Imana ikintu cyose tujye tuyisaba ubwenge buturuka mu ijuru. Ni ukuvuga ngo hari ubwenge buri ukubiri. Hari ubwenge bwo muri iyi si, hakaba n'ubwenge buturuka mu ijuru. Ariko apana ijuru rye ryose ribonetse, ni ijuru rya mbere. Ngira ngo abadukurikiye babisoma, reka wenda ngire icyo mbivugaho nanabisomeye. Reka turebe muri ufite Bibiliya muri telefone, muri James 3:13-17 haravuga ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga. Icyo ni ikibazo. Yego, ni Bible ibaza, ntabwo ari njye. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akazi mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Turagendana? Ngo ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri.
bene ubwo bwenge buturuka mu ijuru sibwo bumanuka buvuye mu ijuru ahubwo ni ubw'isi ni ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni yego kuko aho amakimbirane ari n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere ijuru rya kangahe ijuru rya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro ni ubw'ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya ubwo ni ubwenge buva mu ijuru urumva rero hari ubwenge buri ukubiri yego hari ubwenge bw'Imana hakaba n'ubwenge bw'isi ni nayo mpamvu tuba tugomba kwita cyane ku bwenge bw'Imana nta kindi dukeneye muri isi dukeneye ubwenge bw'Imana nimba ijambo ry'Imana muri Yohana rivuga ngo nimuguma muri njyewe amagambo yanjye akaba muri mwebwe munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa why not tugomba kubaza Imana mbere yuko dufata imyanzuro yose tubonye mbere yuko tugira icyo dukora icyo cyose first of all tubanze tubaza Imana tumenye ngo Imana dushaka iki Imana ikeneye iki Imana iratuvuga iki hanyuma tubone kugira gute kujaginga no kujya muri ibyo bintu byose bakunze Ibikomeye TV ngira ngo Irene iki cyanditswe kirimo inama n'impanuro nyinshi hari ubwenge bw'Imana hakaba n'ubwenge bw'isi ariko niba mu mitima yacu huzuye amashyari n'amakimbirane tureke kwirarira ngo tubeshyere ukuri ubwenge nk'ubwo ntabwo buturuka mu ijuru ahubwo n'ubw'isi na kamere muntu wow Irene atubwiye amagambo akomeye kandi ari mu inama n'impanuro pe hari ubwenge bw'isi hakaba n'ubwenge bw'Imana ariko rero niba ngo mu mitima yanyu huzuyemo amashyari amatiku n'amakimbirane tureke kwirarira ngo tubeshyere ukuri kuko ubwenge nk'ubwo ntabwo buturuka mu ijuru ahubwo n'ubw'isi na kamere ya kimuntu niyo mpamvu rero iby'ubwenge bw'isi bigaragazwa n'ubw'isi kuko birimo amatiku ariko iby'ubwenge bw'ijuru nabyo bigaragazwa nyine na ba nyirabwo kugira ngo nicyo warushatse gusobanura cyane rwose nuko reka nkubwire Joy urebye no muri kino gihe cya none ni ukuvuga ngo reba nk'ubu ngubu tuvuge urugero turi muri lockdown turi muri guma mu rugo ntabwo Imana arinjije ku buryo impamvu yatumye tujya muri guma mu rugo urumva ntabwo mbega Imana arinjije yatumye iki kintu kibaho cyo guma mu rugo nubwo turi muri guma mu rugo haba hari impamvu Imana yabikoze icya mbere first of all ubona nicyo nangiye guhingukaho uhinguka ku kibazo ubona guma mu rugo yunguye ikimana yego ikindi ni gute abantu bashobora kwitwara muri guma mu rugo kandi bagakomeza bagakizwa reka nkubwire nubwo tuvuga wenda ngo leta bimeze gutya na gutya leta buriya Imana ikorera muri government ni cyane kandi buri ubuyobozi bushyirwaho n'Imana niko bimeze rwose so ni ukuvuga ngo rero leta kuba yaratekereje iki kintu batika abantu bajya mu rugo ni Imana itanze second chance cyangwa se itanze andi mahirwe birashoboka yuko wihugiragaho ukajya mu kazi kawe ugakora ibidakoreka urabizi neza utubari tukihari kuna abantu amakimbirane yabaga hari abantu bicana amanywa n'ijoro bara mu tubari bakubitana amavide ibintu bikagenda nabi cyane ugasanga umuntu arirwa mu kazi aracuruza nta mwanya agira wo gusoma Bible nta mwanya agira wo kuvugana n'Imana nta mwanya agira wo kuganira n'Imana so no kwango rero uyu mwanya tuba turimo kuguma mu rugo ni umwanya Imana ibiduhaye kugira ngo twitekerezeho ni second chance nandi mahirwe Imana ibiduhaye ngo twitekerezeho ese tubanye gute n'Imana nimba ufite umudamu mubana mu rugo ubanza umenye se umudamu wanjye mbanye nawe gute mbere yuko yiguma mu rugo ibaho mbere yaho twabanaga dute nta makimbirane yawe yarabayeho nta nzangano zaba zarabayeho why not aya mahirwe abonetse tutayakoresha neza tugapfukama tugasaba Imana imbabazi tukayibwira ibyatubayeho byose tukayisaba Imana imbabazi ikatubabarira yego kubera iki tutagomba kwisubiraho no mu miryango yacu tukababwira ni umwanya wo kugira ngo abantu begere Imana turi mu bihe bikomeye kandi biruhije aba ntago babibonesha amaso ariko ibihe turimo ni ibihe bikomeye ntago twebwe tubasha kumenya igihe tuvuyemo cyangwa se iminsi umaze muri iyi si ariko ntabwo wamenya igihe usigaje muri iyi si niyo mpamvu ugomba kuba mengi ukagira ubwenge ukavuga uti igihe nsigaje
ntabwo nkizi kubera iki aya mahirwe Imana impaye ntayakoresha nkayegera nkasoma Bibiliya nkumva iki ijambo rivuga ese ibi bihe turimo hari icyo Bibiliya bivugaho ese ibi bihe turimo naba hari ukuntu ndimo kubyitwaramo nabi nimba hari ukubona bitarimo kugenda neza mu hagati y'umuryango wawe inshuti n'abavandimwe abo mwaba mwarabanye nabi ubegera ubasaba imbabazi witwararike kuko urabona hari abantu benshi cyane barimo kugenda bapfa ntacyo barusha si ukuvuga ko wowe utapfa hari abantu benshi cyane bagiye bava mu nzira baragenda hari icyo tubarusha se ntabwo mu bitaro hirya no hino turimo twumva ngo abarwayi ba covid barimo bariyongera tukumva ngo bari kuri za mbomboni ejo bundi numvishije ngira ngo warabyumvishije umukobwa waririmbaga muri Jehova G umudamu wapfuye afite inda y'amezi 6 bira ni ibintu twagombye gutekereza no kwibazaho uri kunyumva tukitekerezaho tukavuga tuti ese Mana twege dusigaye ikibazo cyo gupfa ikibazo cyo kugenda ikibazo icyo ugomba kwibaza ni icyo upfanye nunapfa urapfana iki uragenda ute urerekeza he urumva yes wibaza uvuga ati Mana hari abantu benshi cyane barimo kugenda bapfa hari ibintu bitari kugenda neza njyewe mpagaze gute njyewe ndimo nderekeza he ese njyewe birashobora kuba amandi mahirwe nibura nkisubiraho nkatangira nkagira neza nimba utafasha ugafasha nimba utavuga ijambo ry'Imana ukarivuga kuko ntabwo kuvuga ijambo ry'Imana si mu rusengero gusa ntabwo ari mu rusengero gusa ushobora no kubivuga muri quartier ushobora no kubwira abaturanyi ushobora no kubwira inshuti n'abavandimwe muri kino gihe mu miryango ibintu biracika usanga umugore n'umugabo birirwa barwana uri kunyumva umugabo yaciye inyuma umugore yaciye inyuma umugabo no urumva kino gihe ni igihe cyo kwitekerezaho ni igihe cyo gusubirana abantu bagatekereza bati twavuye tugeze turashaka kugera kuki yes abantu bashwana mu miryango bagira nanahera ko nanabivuga asanga abantu wahoze bikomoza uvuga uti ugasanga abantu bakoze ubukwe abantu bakoze ubukwe cyangwa se abantu barabanye ubuzima bumeze neza wajya kubona ukabona nyuma y'ukwezi ngo divorce nyuma y'igihe kingana gutya bigenze gutya no ikibazo suko bakora divorce ni iki kiba kibiteye kuki icyo kintu kitagomba kwigwaho mbere y'uko kiba sibyo kuki kitagomba gutekerezwaho hafata ese kuki ibi bintu birimo kugenda biba hirya no hino mu gihugu ese twaye n'ibyazatugeraho ese mbere yuko twaye bitugeraho twarebye uburyo tubikumira bihagomiriye nabo birimo kunyura n'abarimo kubicamo tugafata umwanya wo kubasengera urumva tukabasengera kugira ngo Imana ibavane muri ubwo buzima hakuza ubuzima bw'abantu ukajya ukabona mu rugo umugore n'umugabo umwe araryama areba ku ruhande n'undi araryama areba ku ruhande cyangwa ugasanga abantu basepaye amashamba umwe afite chambre n'undi afite chambre ntabwo ari byo icyo nibyo Bible ivuga ni ibihe bya nyuma ntabwo ibihe bya nyuma tuzajya kumana tubone umuriro uturutse mu ijuru birabaye gutya gusa no bizahera mu bikorwa by'abantu urumva so dukwiye guhagarara n'abantu bose amahoro tukabasengera tukabasabira aho tubona bitagenda neza abantu bakagira abandi inama urumva mu mago aho birimo gucika umugore agapfukama akabwira umugabo akamubwira ati mugabo wanjye mwiza urumva mu bukwe bwacu nubwo wanshatse tumeze neza dufite urugwiro dufite urukundo kuki tutakomeza uwo mubano reka musaba imbabazi nimba aho yagenze nabi umugore akabwira umugabo ati mbabarira narakosheje n'umugabo nawe akabwira umugore ati mugore wanjye aha narakosheje iki ni igihe gikomeye cyane abantu bakwiye kwisubiraho bakumva yuko byanze bikunze izi lockdown ntabwo zirimo gupfa kuza gutyo gusa ntabwo zipfa kuza gutyo hari impamvu hari abantu Imana irabashaka Imana ashaka yuko abantu bayegera irashaka yuko mu rugo hari amakimbirane ibintu bigenda neza niko bimeze kugira ngo ibintu bigende neza so hari amahoro Imana ishaka gutanga niyo mpamvu uvuga ngo hari ubwenge bw'isi hakaba n'ubwenge bw'Imana niyo mpamvu Imana irangiza ivuga ngo ubwenge bwanjye dore ngubu buraboneye n'ubwineza n'ubw'amahoro urumva n'ubw'imbabazi n'ubw'imbuto nziza urumva bwemera kugirwa inama ubwo n'ubwenge bw'Imana so hari ubwenge bw'Imana rero haba hari amahoro haba hari umunezero haba hari kugirwa inama haba hari umudendezo usanga abantu baseka urumva badahekenya amenyo urumva yes hano hari ubwenge bw'Imana niko bigenda ngira ngo birumvikana cyane iri ni ivugabutumwa rikomeye pe ni ikiganiro nyungurana bitekerezo ariko kiri mu ivugabutumwa rikomeye ariko Ireney Mercy agira
abo bita barora modo mwivuga butumwa hari ukuntu hano mu Rwanda wenda cyangwa haba hari abavuga butumwa batandukanye abayobozi b'amatorero abashumba bavuga butumwa hari abantu ushobora kuvuga ati njya nkurikira ingisho zabo cyane ndabemera ku mpamvu izi nizi ugira bene abo bantu wenda ubundi reka nkubwire nakubeshye role model wanje wa mbere ni Yesu Kristo kabisa urumva ku ijambo ry'Imana bango nimuguma muri nje amagambo yanjye akaba muri mwebwe munsabe icyo mushaka cyose muzagira yego Yesu Kristo we ku giti cye akubwira ngo ni nje nzira n'ukuri nkaba n'ukuri n'ubugingo nkaba n'ubugingo ukundi kuri ukeneye hanze kutaturutse kuri Yesu Kristo n'ukuri ntako oya kumbwira ntako urumva naho wenda tuvuge muri iyi si uvanyeho Yesu Kristo ukavanaho na Bibiliya kuko Yesu Kristo niwe jambo niwe kuri urumva amagambo Yesu Kristo yonyine amuturukamo uyakurikiranye neza ukayacukumbura yakubera inzira akakubera ukuri akubera n'ubugingo amen so nubango muri iyi si rero turimo uvuze ati abarora modo banje ni benshi abavuga ubutumwa bwiza bwose bwa Yesu Kristo abari mu kuri no mu mwuka abo ni abana b'Imana abo bose rero bose ndabayoboka upfa kuvuga ukuri kandi ukuri ku ijambo ry'Imana ndakuyoboka ariko uvuga iki ukuri ku iki ku ijambo yego bivuze ngo kwa kuri nkugenzuza iki ijambo ry'Imana yego ku ijambo n'iryo kuri yes nabarora modo banje bose umva barimo baruta Islam twari bavuga amagambo meza cyane kandi y'ubwenge kandi barigisha ugasanga abantu barafashijwe barimo abashumba batandukanye barimo ba Paul Gitwaza bose barimo abapasiteri batandukanye mu gihugu hanga ugasanga baravuga ubutumwa abantu ugasanga umuntu aremera agashinga n'igitangazamakuru cye kugira ngo avuge ubutumwa ubwo se urumva ikiruta icyo ari iki yego nose jowe wowe nuvuga ubutumwa bwiza ndabuvuga none se reka nkubwire iki Imana dukeneyeho cyangwa se iki Imana ishaka muri iyi si nuko abantu batinyuka bakavuga yego kuko ngo ukuri kuzatubatura urumva ukuri niko kuzatubatura urumva ngo numenye ukuri niko kuzatubatura yes so ukuri ni iki word of God ni ijambo ry'Imana urumva so ukuri nitukumenya kuzatubatura abavuga ivuga butumwa rwose reka ngira nicyo mbisabira ni ukuri ko Imana ijye baha umugisha amen abavuga butumwa aho bava bakagera abashumba b'amatorero sinabavuga bose hano ngo mbarondore ko abashumba benshi ni inshuti zanjye abavuga butumwa ni inshuti zanjye ni ukuri pe abahanuzi abanyamasengesho abantu benshi cyane bakora mu murimo w'Imana hari n'abakora umurimo w'Imana batavuze bakitanga gusa ugasanga ari abatanga amafaranga yabo kugira ngo ivuga butumwa rigende neza nk'umuntu akaza akavuga ati Joel kubera ko Iyobokamana rikora umurimo mwiza urumva akaza gusapotinga ubwo se iryo se vuga butumwa urumva akagusapotinga yamara gusapotinga bakabona ijambo riraturuka kuri Iyobokamana urumva batazi ahantu byavuye ni ijambo ry'Imana urumva ukajya kubona umuntu afashe umuceri n'isukari zamutse agiye sehashwe cyangwa agiye ahantu abarwayi ba covid bari abwiye leta ati nyamuneka hari abantu badashoboye hari abantu batifashije mumfashe ndebe uburyo nabicishamo mu nzira nziza nkoranye na government nkabibagezaho urumva ibyo ni ivuga butumwa ryiza cyane so nubango ivuga butumwa ni ugutekereza ikintu cyiza kandi ukagishyira mu bikorwa yego gutekereza ikintu cyiza ukagishyira mu bikorwa nimba utekereje uvuga ati Joel uyu munsi byanze bikunze ngomba kugira ikintu muremera bitekereze tumuremera uri kunyumva neza umuntu uri kureba kino kiganiro Ireney arabitekereje mu kanya arabikora nawe tekereza urumva yes nimba tuvuga for example nimba tuvuge urugero urumva nimba hari icyo mfite nasaguye mu rugo hari ibiba bihari byinshi cyane why not muri iyi minsi hari abantu bababaye twe kumva ko leta ariyo yabikora yonyine nejo nandi ko bivuga rwose leta ngo abariyo itwara ibyo kurya why not tudashobora kureka ko umuturanyi wawe yaburaye ngo twe tubizi public figure nibyo naho se bivuga wenda ugonda professor kamite mbivuga hari nk'imiryango nk'icumi dufite ibabaye cyane yarikiye gutyo tuba tugenda baduhamagara abantu nyine baba bazi ngo turi kuzikingwani cyose leta ntiri kubafasha ziradufasha ariko ntibihagije kandi koko nibyo leta ntabwo yabona ibintu byose bihagije abantu 100%. Erega leta ni wowe leta ni ngiye kino kiganiro ukaba wumva ushaka kujyana Yesu gutabara abandi biciye kuyobokamana dufashe tugaburira iyo miryango exactly irahari nimero zacu ziba ziri ku kiganiro good nimba ukeneye gufasha
ukeneye kugira ikintu ukora muri kino gihe cya guma mu rugo kuyoboka Imana hari nimero genda ubahamagara ubabwira uti iyo miryango ni yihe urumva ejo bundi nigeze kubona jewe iyo mbonye ikintu ari cyiza ndagikora burya ngo nukora nugira neza cyangwa se nukora ikintu cyiza uzabisanga imbere niko bimeze so ejo hari umuntu nigeze kubona kuri televiziyo imwe sishatse kuyivuga hano ndamubona mbona afite umudamu uri muri koma mu rugo arwariye mu rugo binkoraho cyane binkoraho biba ngombwa ko namusengera noneho maze kumusengera numva ko bidahagije mfata aka video nkavanye kuri iyo TV imwe wenda ntabashe kuvuga hano si ngombwa wenda ko bivugira ahangaha ndagafata ndagasharinga ariko nkandikaho n'amagambo kugira ngo ababishoboye babashe kugira gute babashe kumusapota hari harimo na nimero z'uwo muntu noneho nkasharinze kagera ahantu henshi cyane umwe mu hari abantu bazi kugira neza cyane hari umudamu umwe wampamagaye arangije arambwira ati hari abadamu dufite dusengana ku rusengero twishyize hamwe turashaka kujya gushyigikira uriya muntu ati twishyize hamwe dukora contribution dushyira hamwe turashaka kujya mu rugo rw'uriya muntu tukamusura ariko tukamuvana no mu rugo akareka kurwarira mu rugo ahubwo tukamujyana kwa muganga tukamukurikirana kwa muganga murumva icyo gikorwa bamubereye abasamariya buriya uriya muntu abayeho niyo atabaho wowe Imana bizirikana niko bimeze Imana ikomeza kuzirikana neza yawe ikomeza kuzirikana ibyo wakoze so muri kino gihe cya lockdown abantu nibafasha abantu ureba abantu bakuri ruhande ureba abantu bari hirya no hino mu nshuti n'abavandimwe no mu miryango ubaririza uvuga ati rwose ubu ngubu nta muntu waratabonye igikoma urebe nk'aba bana babaga ku mihanda kangoye nk'urugero reba nk'aba bana b'amayibo babaga ku mihanda ubu uramenya ko batunzwe n'iki ni ikibazo uramenya ko batunzwe n'iki reba ibimuga byasabirizaga muri za gare urabona ukuntu bingana batunzwe n'iki ni ikibazo uko tuzategereza ngo leta igende ibageraho biragoye no nawe wafata iya mbere ukagenda ugashaka gitifu wawe cyangwa ugashaka umuyobozi w'akarere uturukamo cyangwa umurenge cyangwa akagari ukamubwira uti nyamuneka mfite uko nshaka kugira ikintu nkora sapotinga rwose ngende ninjira mu baturage ndebe wa muntu ukeneye amarariro ni inama nziza cyane nje kwa muganga hari ababikora bwihishwa badashaka yuko binamenyekana ni byiza cyane ni byiza cyane ko nanjye ngiye gukora ikintu sinaza ngo mbivugira ahangaha ngo nkubwire ngo ngiye gufasha abantu reka umutima wanjye ndagenda nkabikora ugendera kuri ya principe ya Yesu ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'iburyo si ngombwa ko ubimenya reka yes sina ngombwa ngo nujya no kubikora my friend ntabwo ari ngombwa ngo bijyane mu itangazamakuru no genda n'umutima mwiza ufata umufuka w'umuceri ufata ibishyimbo ufata kawunga ushyira mu modoka ugende ureba ahantu hari abatishoboye uba supporting ubaha icyo kurya babeho buriya ijoro rimwe ryonyine ryo kurya neza kuri wowe wabyaguturutseho Imana ishobora gukubira nk'imyaka nk'icumi yo kubaho niko bimeze ikahita iguha garanti y'imyaka 10 ibaze none ahangaha Imana ikubwiye Joel ikakubwira ati mu myaka ufite sinzi imyaka yawe mu myaka ufite nkongera imyaka 10 yo kubaho guhera none ahangaha none se imyaka 10 iri imbere hari ubwo uzi nimba uzayigezamo Imana yakubwira ati ndayiguhaye numva ngo ibiguhaye icyo bita garanti Ireney ibyo uvuga ni ukuri muri ibi bihe bigoye mu bihe bikomeye nk'ibi byaguma mu rugo abantu bakwiye kwikubita agashyi dore ko n'ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hariho umuntu utanga kwiragiza ariko wareba akarusha ukabona niwe urushaho kunguka nyamara wundi wigumiriza utarekura ngo atange ahubwo yakora evaluation ukabona niwe warushijeho guhomba bityo rero gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa nkuko ijambo ry'Imana ribivuga kandi iyo ubyizeye koko ugatanga n'umutima ukunze utagamije ikindi mugani nka bimwe bavugaga byo kwiyamamaza n'ibiki byose ukabikora n'umutima ukunze no kuri bigira inyungu nyinshi cyane kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo icyo umuntu byo nicyo asarura icyo nuvuga ngo icyo ukoranye umutima mwiza byanze bikunze ukagikorana umutima ukunze byanze bikunze Imana iguhereza inyungu ugomba kunguka hari abantu benshi cyane ngewe nzi bagiye bagira neza reka ngwereze nk'urugero hari umupasiteri nigeze kubona muri Kenya yigeze kujya kuri account ye muri lockdown ya mbere yabanje yagiye kuri account ye ngakuraho amafaranga yose nigeze no kumukomentinga uwo mupasiteri akuraho amafaranga yose ari kuri konti ayashyira baba Kristo be abakennye abageze gutaranje aravuga ngo none se n'ubundi ko ari mwe mwaba mwayatanze
aragenda ashaka abababaye, aragenda ajya muri za supermarket agura ibintu, aragenda ashyira abakene. So nuvuga ngo we araza harimo kubiba, ahari kubiba arahazi, kuko buriya niyo mpamvu Bible ivuga ngo icyo umuntu abibye nicyo asarura. Nubiba urukundo uzasarura urukundo, nubiba amagambo uzasarura amagambo. Uri kunyumva? Nuvuga ngo icyo uzabiba nicyo uzasarura. Urumva? Kandi uzanareberega no mu buzima busanzwe niko bigomba kugenda. Uzarebe iyo ngendanye nawe uri umusinzi mpinduka umusinzi. Urumva? Niko bimeze. Iyo ngendanye nawe uri indaya tukamarana nk'ukwezi, nanjye mpita mpinduka indaya. Nuvuga ngo icyo umuntu ahisemo nicyo asa nacyo. Nuhitamo gusa na Kristo uzasa na Kristo, ukora ibintu byiza binezeza Imana. Nuhitamo gusa nk'umusinzi uzaba umutinzi. Nuhitamo gusa nk'umujura uzasa nk'umujura. Nuhitamo gusa byose biboneka hano hanze bitari byiza biri bete byose, ikintu umuntu ahisemo nicyo asa nacyo. Yes. Kandi noneho kugira ngo ugire amahitamo meza, hari umuhanzi wigeze kuririmba Imana yigeze kuririmba ngo guhinduka birashoboka. Kandi biterwa n'amahitamo y'umuntu. Niko bimeze. Guhinduka kwawe birashoboka, biterwa n'amahitamo yawe. Urumva? Nuhinduka uzahindura abandi, kandi n'ahantu uzaca hose bizamenyekana ko wageze gute, ko wahindutse. Erega buriya iyo Imana yakugiriye neza hakagira ibihinduka, byanze bikunze abantu barabimenya. None se iyo umuntu hawa agakiza agahinduka, urajya ngo abantu ntibabimenya? Barabimenya cyane. Iyo umuntu yakiriye agakiza abantu barabimenya. Iyo umuntu yarasazwe asabiriza Imana ikamugirira neza, ubuzima bugahinduka abantu barabimenya. Uribuka wa mugabo wasabirizaga w'ikimuga, Petero na Yohana basanze hanze, arabasaba, baranje baravuga ati feza n'izahabu ntabyo dufite, nta mafaranga dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Baramusengera arakira, arahaguruka aragenda. Amen. So bivuze ngo icyo ufite bari cyo utanga. Ushobora kuba udafite byinshi, ufite bikeya, ariko bya bindi bikeya wabisangira n'udafite. Nibyo byawe. Hari abantu bavuga ngo bitotomba bakitotombera Imana. Urumva? Ugasanga wowe uri muri totombera Imana, kandi iyo level uriho cyangwa se aho ngaho uri hari n'uhifuza. Yego. Kandi Bible iravuga, ijambo ry'Imana avuga ngo mu bibi no mu byiza tugire dute, dushime Imana. Yes. Mu bibi no mu byiza dushime Imana. Icyo ufite gishimira Imana, uko umeze kose shimira Imana. Kuko muri kano ka mwanya aho turanga hari abari kwa muganga bamanitse amaguru, hari abaraye muri za morgue. Urumva? Hari abo barimo kongeramo umwuka. Murabibona muri covid leta irimo irabwira abantu ikababwira ati mwitwararike, mwirinde. Urumva? Hari aho ibitaro byuzuye. Urumva? Noneho ibaze wenda wowe ufite n'ubushobozi bwo kuba wanarwana n'iyo covid bakakujyanamo hariya bakagushyiramo umwuka. Uri kunyumva? Ariko harimo n'utabasha kubona amafaranga yo kwishyura umwuka. Urumva? Hari umusaza ngo wigeze ni story nigeze kumva y'umusaza ufite imyaka 78 ngo baragiye ajya kwa muganga, ko ushaka kubukazi ko kagiye gasirikira ahantu hatandukanye. Uwo musaza arafite imyaka 78 ngo bamujyana kwa muganga yarembye, ararwara. Amaze kurwara arembye ngo bamushyira muri bomboni, bamushyira mu mwuka. Bamushyizemo umwuka ngo umusaza aza kuzanzamuka ajya ibuntu, aragaruka. Ariko bari bamaze kumushyiramo iki, umwuka, oxygen. Urumva icyuma cyari kimuriho, bamwongerera umwuka kugira ngo babashe kumuvura neza. Ngo ahaje kuzanzamukira agaruriye ubwenge, agarutse ibuntu, abona ibintu byatangiye kugaruka neza. Ngo aganira na dogiteri, arimo kuganira na dogiteri, bamuzana fagitire, barimo kumusezerera. Bamuzaniye fagitire, ngo umusaza arayitegereza fagitire bamuhaye, nimba yari iriho miliyoni 2, nimba ari 3, nimba ari 1, ntumbaze, sinzi amafaranga, igiciro cy'amafaranga yari ariho. Umusaza ararira. Bamuzaniye fagitire, umusaza araturika ararira. Amaze kurira dogiteri aramwitegereza, umugabo ufite imyaka 78 aramwitegereza, aramubwira ngo hari ikindi kibazo ugize se, urumva umerewe nabi mu mubiri? Umusaza aramwitegereza aramubwira atoya, ati ntabwo ndijijwe n'iyi fagitire mu mpaye, ati nta n'ikibazo mfite, ndumva ameze neza cyane. Ati ahubwo ikibazo mfite, mu myaka 78 ngejeje, ubu ni ukuvuga ngo aya masaha mu mvuye
angana gutya uyu mwuka mumpaye fagitire y'amafaranga angana gutya ubu noneho kuva navuka kuva nkanagiye muri iyi si Imana impaye fagitire y'umwuka nahumekaga kugeza uyu munsi nayishyura iki niko bimeze urumva we yayisabara warakabonye isomo rikomeye we yayisabara kuva ageze mu isi kuva ku kwezi kwa mbere cyangwa umunsi wa mbere avuka kugeza mu myaka 78 umwuka yahumekaga Imana iramutse imuhaye fagitire ikamubwira ati urishyura kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi rahira ko bamwe batateza cyamunara urumva nta niyo cyamunara yaboneka bivuga ngo ni ubuntu bw'Imana so nimba ubona uhumeka umwuka w'abazima Imana ikaguhereza iyo chance ukaba wicaye hanga uhumeka uri muzima hari benshi baduciye mu myanya y'intoki bagiye tutazi n'uburyo bagiye urumva we kuki utagomba gusubiza amaso inyuma ngo umubano wanjye n'Imana uhagaze ute ese Imana nayahe mahirwe Imana iri kuma urumva yes unayishimira upfuka mushime burya mu mwana ushima ni uhabwa niko bimeze upfuka mushimira Imana uvuga ati Imana ndagushimye yuko ngihumeka umwuka w'abazima ndagushimye yuko uyu munsi ukinshoboje nk'abanyihumeka umwuka w'abazima nk'abanyiriho nkabasha nibura guhaguruka bikemera nagenda bikemera navuga bikemera hari abatarimo gusohora ijambo uyu mwanya ubu ngubu ari ahantu hacicekerwa urumva muri iyi covid ari ahantu bakubwira bati yarwaye covid ukaba utakwifuza no kumwegera kandi mwagendanaga uri kumva so dukwiye gushima Imana dukwiye guhereza Imana icyubahiro dukwiye kuvuga ngo Imana habwa icyubahiro niko bimeze kandi urumva kuko icyubahiro ni icy'Imana urumva ngira ngo ni amasomo akomeye cyane wakwiga kandi uyu muganirizi wacu azi kuganira pe yatuganirije cyane turimo wenda tugana ku musozo mu bintu wagiye ukora harimo kuba waragiye uba manager w'abaririmbyi bamwe na bamwe harya bura ni nk'abandi bakunyuze mu ntoki abantu banyuze mu ntoki ni benshi kubera ko hari n'amastudio nagiye managinga no mu buririmbyi bwanjye hari abo nagiye mfasha kugira ngo bazamuke neza ariko mu bazwi mubona avuga harimo nka The Ben harimo Pasi Bizimana harimo Knowless twarakoranye harimo ni benshi abo nakoranye nabo ni benshi muri gospel ni benshi okay iriya ndirimbo ya All Stars wahurijemo abaririmbyi nyine b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana expectation yawe yari iyihe washakaga ko itanga igera kuki yageze ku ntego wari ufite harya ni bari bayirimo kubarondora bishobora kugorana ariko wavuga bamwe mu bo wibuka ubundi turaba turi kugera tunangana ku musozo hari umushuti wanjye mfite nka Tom Close ni umuntu twabanye kuva kera cyane tumaranye imyaka myinshi cyane niwe wigeze kumbwira arambwira ngo njyewe nkurikije ukuntu ukunda Imana ngo numva nje ujye ugira nk'abantu inama ukibera mu bintu by'Imana akaba ari byo ushyiraho umutima cyane ariko atazi yuko arimo nko korosoro wabyukaga atazi yuko ari byo bintu byanjye urumva Tom tuziranye kuva ngira ngo atangira album ye ya mbere tuzanye kuva kera cyane yego yamenyanye na The Ben turi kumwe so urumva tumaranye imyaka myinshi cyane yego nawe mufata nk'ititegerezo ko n'umuntu umujyanama mwiza n'ufite ubwenge by the way nawe yanciye mu biganza nawe twarakoranye cyane okay so rero urambaje uti muri ya ndirimbo ya gospel nakoze ya All Stars iriya ndirimbo ni ukuvuga ngo uyikurikiranye neza ukumva amagambo yayo nta jambo na rimwe ririmo ritari muri Bibiliya buriya muri muhanzi wese waririmbyemo amagambo yaririmbaga nayavanaga muri Bible kandi iriya ndirimbo ninanjye wayanditse n'abahanzi bose amagambo ninjye wayabahaga baririmba so buriya ni ibyanditswe baririmbaga nimuyikurikirane neza wenda nk'abashaka kuyireba iri kuri YouTube yitwa dufatanye turaza kwishyira yitwa dufatanye ni ukuvuga ngo uyikurikiranye neza irimo amagambo y'ubwenge ariko irashimangira cyane ikintu cya love urukundo umubano mu bantu dukundane nk'uko Kristo yadukunze ibyo nibyo bintu tugenda dushimangira cyane Gabi we yaririmbye nimo n'amagambo meza cyane avuga ngo niyo wagira ukwizera guhambaye niyo wagira ibyiringiro bingana gute niyo wakora ibintu bihambaye
bidasanzwe muri iyi si ariko udafite urukundo ntacyo byaba bimaze niba waba ufite kwizera kungana gute ariko udafite urukundo muri wowe ntacyo byaba bimaze ngo muzagenda mukurikirana buri pati buri muhanzi yagiye yaririmbaga amagambo ari muri Bibiliya yaririmbaga ibyanditswe so iriya ndirimbo narabanje ndasenga Imana inyobora uburyo igomba gukorwa inyobora amagambo agomba kujyamo so ni nayo mpamvu nagiye mpurizamo bari abahanzi n'uburyo bagiye bakurikiranye ngira ngo umuhanzi wa mbere uririmbamo uzi dukurikirana usibye njye ubabanziriza uwa mbere uririmbamo bamwita Imana Imana buriya mbere icyitegererezo cyane muri gospel ni nayo mpamvu tumwita bishop Imana buriya ndakubwiza ukuri ngira ngo urabizi neza ko afatiye runini gospel ni umuntu wadutangiriye ni umuntu wadufatiye runini cyane barimo bose na ba Alex dusabira abandi barimo ariko Imana we yadukoreye ibintu by'ibitangaza yes kuko ari mu bantu mu baroro modo banje jewe mu baroro modo baruwigiraho nigiraho cyangwa se ndeberaho kuva kera gitangira yego bakunze Ibikomeye TV twari kumwe na Ireney Mercy twaganiriye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku ngingo zigiye zitandukanye reka tumushimire cyane kuba yaduhaye umwanya ungana gutya akatuganiriza n'ukuri nkunda kuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera iguhereza umugisha cyane kandi nutagwisara ntuzabura kubona umusaruro wivuga butumwa wamaze gukora ndetse n'irindi rikomeye rikuri imbere kuko baravuga ngo icyatumye Imana ikunyuza mu bikomeye ikagukomeza no kugira ngo uzakomeze abandi ntugire ngo bamaze kubakomeza ahubwo ugiye watangira ivuga imbere yawe hari ivuga butumwa rikomeye cyane ubwo ntavuze takitaki uravuze ko ndahanuye Imana igumugisha cyane ntabwo ari wenyine ubivuze cyane rwose ibyo ni ibintu nzijana ku ijana gusa ikintu nakubwira cyo jo urimo urakora ivuga butumwa nawe kandi ivuga butumwa ryiza cyane so no kuvuga ngo ibyo turimo gukora byose tuba twaraciye mu bintu byinshi cyane byinshi cyane tuba dufite experience tuba ntago twebwe twavutse gusa ibintu byose tubibona imbere yacu no twaciye mu bintu bitandukanye urumva nimba ari akababaro turakazi urumva nimba ari inzara turayizi nimba ari ubukene turabuzi nimba nta na kimwe bakubwira wowe ngo kigukange numva ubizi byose so nuvuga ngo icyo turimo guharanira ubu ngubu ni iherezo ryiza no kuzagira iherezo ryiza kubera ko nta kuntu niyo waba ufite ibya mirenge muri iyi si ariko agira iherezo ribi ni ikintu kibi cyane ntacyo byaba bikumariye so icyo twese turi guharanira muri iyi si ni ukuzagira iherezo ryiza ni nacyo nisabira abadukurikiye nyamuneka mwe mwese murimo gushyira ibintu imbere nababwira ngo kugeza kuri uyu munota nimushyire Kristo imbere hanyuma ibya Kristo bibakurikire amen kubera ko Kristo niwe ushobora byose niwe alpha and omega niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kandi ngo ntawe uzajya mu ijuru atagize gute atamujyanye atamuciyeho no kuvuga kugira ngo ujye mu ijuru ugomba guca kuri Kristo niko bimeze so bivuga ngo rero tugomba kwitwararika ibintu byose tukabishyira muri Kristo Yesu kugira ngo tubase gushobozwa kuzagira iherezo ryiza kandi nawe nicyo nkwifuriza amen shimira cyane Iyobokamana Imana ibaho umugisha cyane muri tanga muri twararika mukora ibiganiro byiza kuko nta kintu kiruta kuvuga Imana kuvugira Imana yego none se ubu ngubu byarakunaniye kujya gucuruza cyangwa byarakunaniye kujya gutwara taxi voiture cyangwa kujya gukora kandi kazi kose ariko wahisemo kuvugira Imana wahisemo gushyira imbere iby'Imana so iyo ushyize imbere iby'Imana rero n'Imana iragusapotinga so icyo nakubwira cyo komeza ukora ibintu byiza kuko iyo ukoze ibintu byiza birivugira byo ubwabyo yes ugire neza abantu bazagusapotinga n'Imana igusapotinga so Imana ibaho umugisha cyane indi message wenda natanga ku bantu badukurikiye nababwira ngo dusome Bibiliya muri kino gihe cya lockdown dufate Bibiliya twe guhugira mu mafilime n'ibindi byose bitatwerekeza mu nzira nziza ahubwo duhugire kuri Bibiliya tuyisome turebe what's going on ni ikihe kintu kigiye gukurikira nyuma y'ibingibi buriya rega nkubwire ushobora kumva ngo leta yashyizeho lockdown reka nkubwize ukuri ushobora no gusanga lockdown Imana iba yabanje kwitegura mu ijuru and then igatanga go ahead hano byose birashoboka so ikibazo ntabwo ari uko leta yashyizeho lockdown ahubwo Imana iraburira abantu bayo kugira ngo nimba habayeho lockdown nk'ingi abantu bitekerezeho batekereze nanone bundi bwa kabiri bavuga bati iyi lockdown iko ihari
nyuma y'iyi lockdown hazaba iki, bizagenda biti, hazakurikiraho iki. Urumva dukora ibihesha Imana icyubahiro. So Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibe mu ruhande rwanyu nka Iyobokamana TV, komeze bagure, nta kindi kintu nabasabira. Umuntu ashaka kukuvugisha social media zawe niziye cyangwa uburyo umuntu akubona? Ama social media yanjye yose cyangwa se platforms zanjye zose nkoresha ni Ireney Mercy. No kuvuga ngo ni Ireney ariko nyuma ya e ugashyiraho y. Hanyuma na Mercy ntushyiraho i ugashyiraho y. I ukayivanaho ugashyiraho y. Nuvuga ngo ni Ireney nyuma ya e ugashyiraho y. Na Mercy ukavanaho i ugashyiraho y. Mercy. Ireney Mercy. Nizo platforms zanjye nkoresha ku mbuga nkoranyambaga zanjye. N'indirimbo zanjye abazikeneye bazibona. YouTube nayo yitwa gutya. YouTube yanjye nayo yitwa Ireney Mercy. Gutya nkuko nabivuze, n'abakeneye izo ndirimbo zanjye na Debeni niho bazikura n'ibindi. Reka tugushimire cyane Ireney, wakoze kutuganiriza. Murakoze cyane kandi namwe bane bamugisha.